Maranatha, Maranatha. Mwami Yesu naze, Mwami Yesu naze adukize ibingibi. Ndi kubona ko ntago bisanzwe. Mani mfashe imbe kwihangana nekurira pe. Amaserike yarindwi icyarimwe mu rusengero. Yesu naze adukize ibi bibi kandi azabidukiza. Gusa ntibisanzwe kubyakira ugiye mu mbaraga za mwene muntu ntabwo wabyumva, ariko waje mu mbaraga z'umwuka ukumva bishoboka. Birashoboka rero, bizashobokera abantu, bishobokera Imana, kandi Imana yo nta kitungura. Ndahera hese. Uyu ni umunsi wa gatatu tugiye gutanga ubuhamya. Ejo bundi ku itariki ya 2 natanze ubuhamya kuri nayigize iki Emmanuel, aho twari turi ku mujoro yo kumwibuka. Ijoro ryakeye natanze ubuhamya kuri Martin n'umuryango we, aho twari tumujoro yo kumwibuka. None ngiye kubavugaho bombi mu gihe gito, kandi Imana ifasha nihute kuko gahunda nyine za nibihe byagiye. Reka mbere kubanza gushima Imana yo mu ijuru ishobora byose, itatungurwa n'ubwo nje bintunguye kubona amaserike yarindwi imbere yanjye mu muryango umwe. Abana banjye bakambagukaho ndi kureba ndi umusaza. Ntago byumvikana, ntiwapfa kubyakira ugiye mu mbaraga z'umuntu, ariko Imana yo ntabwo yatunguwe. Ndayishima rero nuko nituma n'uyu muhango ushoboka. Aho twatangiye tumaze iminsi 5 mu kiriyo, yabanye natwe. Ubu turimo n'umunsi wa nyuma wa 5 turiho, kandi ruracabana natwe. Izina ryawe rihimbazwe. Mu gushima rero ndagaruka ku byo mugenzi wanjye Fiyakere yavuze, n'ejo yabivuzeho. Gushima mu buryo bukurikira. Reka mbere kushima imirire myiza y'igihugu cyacu. Igihugu cyacu kidahwema gushyira umuturage imbere ku isonga. Nje byarandenze aho n'igihugu bwacyo, akarere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi na Rubavu, bino bintu bigira mu ruhare bakabigira ibyabo. Ntabwo byadukoze ahantu, ntabwo twashoboye twarabuze ubu buyobozi n'imiyoborere myiza koko ishyira umuturage ku isonga. Twagushishano n'ibyo, ariko batubaye hafi cy'igihugu, k'akarere, cy'imirenge yombi, utugari, imidugudu. Aho twari dufite ikiriyo, umudugudu wawo waduhaye abanyerondo, twibwira ko amahema bashobora kuyatwara, intebe bazitwara, bose batubaye hafi. Ndabashima bikuye ku mutima. Igihugu cyacu rwose kirayoboye pe. Rero nabonye abayobozi bari hano batandukanye. Wenda bo ntamenye ubuyobozi bw'akarere nabonye buhagarariwe, ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi nabonye buhagarariwe, n'umuyobozi bw'umurenge wa Rugerero nabwo nigeze kububona abuhagarariwe. Bayobozi nshuti zacu, bayobozi bacu, muzatugereza ubutumwa kugeza mu rwego rw'uko twabashimye, ko tubakunda, kandi ko tuzakomeza kububaha muri byose. Imana ibahera umugisha. Ngakurikizaho ubuyobozi bw'akarere nabuvuze. Reka njye ku buyobozi bw'umurenge nabuvuze. Reka njye ku buyobozi bwacu mu rwego rw'itorero, ubuyobozi bwa Firidi. Ubuyobozi bwa Firidi yacu y'Amajyaruguru y'Uburengerazuba, ubuyobozi bw'intara ya Gisenyi, amatorero agize intara ya Gisenyi. Y'amatorero twahanze dore ubundi umusaza, ari amatorero yaduhagutseho twese turi ahangaha, turi abasaza. Wowe mwibukane n'Inadabu n'abandi tuyoborera itorero, duhishinga ari amatorero. Yatubaye hafi rero, yatubaye hafi pe nayo mu rwego rw'intara. Firidi turayishima, ubuyobozi bw'intara ya Gisenyi turabishima, bose ko batubaye hafi. Yo gushima ni byinshi. Noneho mu rwego kutuba hafi hari amatsinda atandukanye. Ayo Martin yabarizwagamo, ayo nayigize icyabarizwaga, mbese amatsinda mu rwego rwose, mu buryo bumwe cyangwa ubundi,
amatsinda yatubaye hafi mu buryo butandukanye ntashobora kuyarondora kuko sinayonera umwanya. Mu ijoro ribanza yeje wundi mugenzi wanjye Fuyakere nawe yavuzeho makeya muri ayo, ariko yose ntitwashobora. Kamvuge ko amatsinda yose tuyashima tubikuye ku mutima. Reka noneho tuje ku bantu ku giti cyabo. Abantu ku giti cyabo baturutse igihugu cyose, impande zose. Utunyenyeri baradukanze, dushiraho umubitsi unabishoboye dushima cyane, ahura no guhuza ibyo bikorwa. Ibikorwa byose bigerwaho kubera mwebwe, kubera abantu, kubera ko mwaturutse hose. Ubuyobozi bwite bwa leta, ubuyobozi bwa firidi, ubuyobozi bw'akarere, imirenge, noneho abantu ku giti cyabo bakadutunyenyeri bagize bate. Ntabwo wabyumva kuko giye twakoraga bije bundi narabivuze, twakoraga bije tubonye turukurenza miliyoni 10 tutagiye kwibaza amafaranga azavahe. Mu ijoro y'uwo munsi tariki 28 twari dukoze bije, abo barica bakoze bije tubona bari hejuru ya miliyoni 10. Twibatangira kubaza aho zabo, ariko abagabo muri gihe ho mu gukora na wose nabura kubashima pe. Ntabwo nabura kubashima kamisubiremo kuko n'ubundi gushima umuntu atakibyumva akambashima bari kubyumva. Tumaze kubona turukurenza miliyoni 10 twarabaje nguzimwe nizava hehe ko abantu tugomba kubishingura mu cyubahiro kandi neza. None mirambiri nuko izatwara miliyoni zirenga 10, izo miliyoni 10 zizava hehe? Bamwata ekose uyu musaza kwari ku ruhembe rw'umuheto ari wenje bavuga miyeri ko tuzi ko atagicuruza yagiye mu kiruko cy'izabukuru. Icyo tuzi ko tuzi ko ari amazu araje kugurisha inzu kugira ngo ashingure aba bana be. Bati ntabwo bishoboka, amafaranga tugiye kuyashaka. Barayashatse n'ubutura cyayakira. Izina ry'Imana rihimbazwe. Imana yabahera umugisha aho bakuye, Imana zasubize imigisha myinshi. Abantu bose bakomeje kutuba hafi. Noneho reka noneho nje kubigwa by'abana bacu. Wena ntari butindaho cyane kuko n'ubundi narabivuze abari barabyumvise. Uyu nayigize iki? Emmanuel. Uburyo yatangiye kwibasirwa akiva mu ishuri ekore torokomeye y'Umusanze ajya kwiga Nyamihigo. Ubwo noneho twabanye neza 100%. Kubundi yagomba kuba ari ku ishuri. Turabana aragwara ari hano muri Nyamihigo muri ikore Nyamihigo imyaka irenze 3. Yaragiye no gupfa turamuheba. Turamuvuza mfatanije na nyina ubwo nyine ni wari uboneka ntaba turamuvuza i Kigali sashika bamukora operation inzira zenze 3 umwana biranga. Namujyanye no muri ko mwana itindosho nyina ntashobora kwambuka umupaka. Ngiye no mwambukana umupaka namuheka ntango byizari se ndamushira mu ngobyi ariko mujyana ku mugongo mugezeyo. Umwana tumuvuza arakira. None ubu umwana aragenda arashaka turabishimira. Abyara umwana w'imfura yarabye bakabye ariko ura mwana w'imfura. Uwo munsi ku isabato twasezeraniye ku modoka Honore. Mubaza ibibazo 3 abisubiza nk'imyaka afite nk'umuntu mukuru. N'abantu ba mwana w'umunyabwenge atakamubonye atakambiriye. Nayigize iki rero? Ntabwo navuga ibye cyane, yari umunyabwenge nkuko babivuze. Na section yize irabigaragaza. Yize mate physique ariko arangije ntiyashatse gukomeza amashuri, yashatse gukora imirimo y'ubucuruzi nkuko mwabyumvise. Yahereye iwacu mbona ntibiri kugenda muzani wanjye turabana turakorana kugeza yansabye ko agiye kwikorera nabyo ndabyemera. Ashaje rero n'ubundi yikorera kandi afite iterambere ntashobora gusobanura. Nanasobanuye mu gihe cyashize ntabwo ndabisubira mu munsi. Aba bana mfana iki nabo rero mbere kongera kuri nayigize iki wenda abantu bamwe ntibanazi nicyo mfana nabo bana kuko abenshi ko bakuri iwanjye bamwe barambaza ariko barabana bakurikirana bate. Umwana witwa murumuna wabo John. Umwana witwa murumuna wabo John yahoza atwaye umusaraba w'uyu mwana muto yabona yigize iki. Mama we yamubuze arahangayitse. Mama we rero naje mu ihema hanyuma n'uwo mwana niba hari n'umuntu uri kumwe nawe amumushikirize mu ihema. Murumuna wabo John. Ndi kwihuta mu magambo nashaka kuvuga aba bana. Hari n'abatazi aba bana kubara kwa Miyeri bimeze bite. Ntabwo umugore damu wanje yigeza byari impanga. Ariko iyo barebye wibaza bisi bakurikirana bate. Noheri wanje barangana umwaka umwe. Kubasangana ejo Noheri atanga ubuhamya yarabivuze
ku buryo kubasanga utamenye nk'uko umwe akurikira undi gute. Nagiye mbyara abana n'abashiki banjye ugasanga barangana. Uyu witwa murumuna wa Twiringira witwa Bosco, Jean Bosco nzakizwa nayo, angana n'undi muhungu wanjye witwa Izake nawe. Baramaze bakurikirana bate nkabona umwe akurikira undi, ntabwo twabyaye impanga umwe akurikira undi, kuko babaga hari iwanjye bose bareba iwanjye kubera impamvu nari babwiye n'abapfakazi bapfakari batoya biba ngombwa ko uriya nyina wa Marite we yaratuye n'ahantu hakure cyane bidashoboka. Mbakurayo mbashyira iwanjye aho nari ntuye kore ntangiye no kuza Gisenyi, ariko no mbasiga iwanjye mu rugo babana na mama, mbarera aho ngaho, mbacungira aho ngaho, bari imfubyi, bari abana bato cyane. Wari wihayengwa Zakayenge ni Marite wenyine, nanga kumwaka nyina kubera ko yagomba kugumana na nyina mama we, ariko Bosco wenda namuzana biwanjye ku buryo abantu babonye akuze bibwira ko avuka ni iwanjye, batazi ngo yavutse ate, batazi ngo iyo ndamu wanje yitwaye ryari. Akurira aho ngaho Marite nawe akometse kuba, ariko amaze kuba mukuru Marite noneho niwe nari ngezeho. Rero gushaka imibereho mwumvise ko ashatse uburyo butandukanye. Ageze ku kintu cy'igishoferi yansabye ko yareka kuba iri iwacu ibintu by'amasaro n'ibiki yakoraga byose n'ibintu bya fotografi. Yavuze ati none ubwo mbonye peri nshakira imodoka ngiye mu kishoferi. None se imodoka urayizi ngaho muzaze base ngo abantu bakumenyereza. Umwana ndamuzana ubwo mukuru iwacu none mukuye mu giturage be, mwaye abantu bamumenyereza ko kubera peri ni kimwe no kwimerera ikindi. Baramumenyereza barangije mugurira imodoka y'ibeni, ni nayo yatwaye yonyine mu gishoferi, nta n'ahandi yakoze. Iyo modoka niyo yatwaye, arayitwara iyo beni, agashaka no kuyireka. Ageze igihe ashatse, amaze gushaka akumva yakongera gusubira mu bucuruzi, akayuga ati nshaka gusubira mu bucuruzi, nibyo numva nashobora. Naye nkambwira sune Marite ko tumenye nguri imodoka, none imodoka niyisigane ihane, ni nyabashobere bazayirya bazayica, imodoka witwara ngiyawe, none nzayiha abandi bayice. Umwana yari yabuze uko ayivamo, hari abana nyifite bari inyuma bari kwiga, ategereje ko bakura akabigisha akayibasigira. Byarangiye cyo kora koko ayivuyemo yibasigiye, nta n'imodoka yatwaye, nta wundi yatwariye, asigaye igiye gutwarize. Imana imufasha guriza twarize. Maritini noneho kumuvuga nagize kumuvuga, ubu ntabwo nabone byumva kuri Maritini. Umuryango wanje nkuko nababwiye, nagize ko Emmanuel avuga kuri mushiki wanje nkurikira ari hano. Noneho Maritini ari we Twiringira avuga kuri mushiki wanje unkurikira, dore nguri yicaye hariya. Nuko ndi hagati ya bombi, murabyumva, ndi hagati ya bombi. Nyina wana yigize iki Emmanuel ndamukurikira, nta wundi muntu duciye hagati. Nyina wa Maritini Twiringire arankurikira, nta wundi duciye hagati. Nubwo mama yabyaye abana benshi, ariko nuko dukurikiranye kandi b'abakobwa, narabivuze ubushize. Mwana nibo barambwira bati gerageza kanzimira ngane ku musozo nayo masana dufitanye. Noneho rero ndasoza kuri nagize kinamuvuzeho byinshi, na Maritini muvuzeho ko twakoranye nuko yaje nuko byagenze, amaze gushaka tuzana n'umukazana mwiza dukunda. Ubwo imodoka yiwe kurasubiye mu bucuruzi kufatanya n'umufasha we, nibyo barakoraga, apfuye ari byo yararimo. Ariko si ibyo gusa, umuryango mugari, umuryango wanje waba n'ubuhamya wenda muri uretse na societe muri rusange, haba mu itora aho yabaye, hama yakoranye nabo mu gishoferi, haba akorana mu bucuruzi. Ariko umuryango wanje by'umwihariko ndababwiye ngo kandi namwabihamya ko dushenye, twe tubuze aba bana bombi, tubuze Maritini. Iyo namubuze ko ari inkingi y'urugambiro, abantu banzi za Kinyarwanda, umuntu gaba yagira inkingi y'urugambiro yicarga kegamira. Uriya niwe twegamiyeho kuko maze gusaza, mfite imyaka 70 kurenga, ntacyo ngishoboye. Nari mfite Maritini negamiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nari mfite nayigize iki nagombye kwegamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Baragiye, ubwo nsigaye hehe? Umuryango wagisigaye nk'iki? Ndi kubeshya? Nagiye utoreka tukavuga ko ndi kubeshya. Maritini imbuto ze zasabanaga ahantu hose, babuze gufasha ngo mama we bashikire se banyina wabo se ababyara n'iki. Imbuto za Maritini zitagira, ninde zitageragaho ko sindi kuvuga ko yapfuye, ntabwo ari kubyumva. Ubwo mwe muzanyomoza cyangwa mwananyomoza, ariko ndababwiye ngo Maritini yari mugabo w'abantu bose,
nubwo ari umugabo nita by'umwihariko ari umugabo w'abantu bose w'abagabo bose w'abantu umuryango wacu w'abantu bose, abana ku ishuri, abana ababurayi, abafite ibyo bambara, badafite aho batuye. Umva, tubuze intwari y'umuryango, tubuze intwari mu muryango, tubuze intwari Maritini, tubuze intwari nayigize iki, nibagende. Tubuze intwari, tubuze abana batwaye dufitemo amajambere, nibagende. Ubwo Imana yabishatse, nta twe turatureba nk'abana b'abantu Imana ifite kwireba akatubyemere ko byabaye, ntacyo twabihinduraho. Ahasigaye icyo twifuza, icyo nanifuza pe, ni umunyabyaha mubi imbere nk'uko Pawulo yavuze, ariko Yesu yaramwe ku bwanjye. Nimwemera akambabarira amafuti yose nacumuyeho nkabona ijuru, nizere ko aba bana nzababona mu gitondo cy'umuzuko. Ndabyizeye, ahubwo kereka yewe ningira iminsi itaza sindibone, ariko babo sinjye uritanga, ariko ndaribifurije kandi ko barikwiriye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Murakoze, murakarama mwese, Imana umugisha. Twifuza kuzajya mu ijuru mwese, Imana bahumugisha. Murakoze. Mbere na mbere mbanje gushima Imana mu bino byiza duhore dushima. Bwa kabiri ndashimira abantu buri wese wagize icyo akora muri ibi bibazo twahuye nabyo. Ndamushimiye abantu baritanze, Imana ibaha umugisha. Ndavuga nayigize iki, ni umutware wanjye, tubyaranye, twari dufitanye abana babiri. Nayigize iki, ari umugabo ukunda akazi. Nagize iki, ari umugabo ukunda Imana. Nagize iki, ari umugabo ukunda umuryango. Nagize iki, ari umugabo ukunda abantu. Mbese ibyo byari ibyo, ntiyumvaga icyo yapfa n'umuntu. Yumvaga iteka ryose yagize ikibazo n'umuntu yahita agikemura bikava mu nzira. Imana izamfashe ku munsi, ku gitondo cy'umuzuko tuzabonane. Ndongera ndavuga Honore yari umwana wanjye ukunda ishuri. Yambwiraga ko azangurira imodoka, agiye atanguriye imodoka. Inzozi yari afite ni uko azagura imodoka. Niyo yabonaga 1000 yavugaga ko aranjya kungurira imodoka. Mwana wanjye agiye atanguriye imodoka, ariko munsabire Imana imfashe nanjye nitegure ku munsi igitondo cy'umuzuko tuzabonane. Nanjye kangira icyo mvuga kuri nayigize iki. Yari muramu wanjye ariko akaba n'umuvandimwe wanjye. Aho gihe twambaniye cyose twajyaga inama, namugishaga inama, akangisha inama. Bamwe muri uyu muryango barabizi. Yari umuvandimwe wacu twese, yari umubyeyi wacu, akatugira inama. Aho abona bitagenda neza akatusaba inama, ibintu byose akabikora mu mucyo kandi akabikemura mu mutekano. Nayigize iki, nagende Imana iduhe kwihana tuzahurire mu ijuru. Honore yari umwana udushimisha mu muryango, yari umwana utumara irungu igihe cyose, ariko Imana imufashe natwe dufashe tuzahurire mu bwami bwo mu ijuru. Nta kindi narenzaho.